Yes, Kigali CNN rero mwongeye kuramuka n'amahoro. Igitondo cyiza abaduteze amatwi abari mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu. Ndavuga iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, cyane cyane abari mu mujyi wa Kigali mutajya muhwema kutwereka ko turi kumwe tanu kwa tanu. Mbifurije amahoro y'Imana. Turagarutse rero mu yandi makuru none ku itariki 22 kwezi kwa 11 2024. Ni inkuru rwose ikomeye cyane iri kubica bigacika itugezeho nonaha, iri kuvugwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abanyeshuri barebeye mu ishuri amashusho y'urukozasoni ya Baritazari. Uyu akaba yarabaye rwose icyamamare ku rwego mpuzamahanga, niba ariko nabivuga mu minsi ishize, bitewe nuko yavuzweho gusambana n'abagore bagera kuri 400, harimo n'abagore b'abayobozi bakomeye, harimo benshi mbega bakomeye muri kiriya gihugu nyine. Aho nyine ubungubu inkuru igezweho noneho ari amashusho yasakaye ahantu hose, bikaba byamaze kugera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyeshuri 5 bo mu ishuri rya Kiliziya Katolike ryo mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birukanywe ndetse banirukanwa burundu kubera kurebera amashusho y'urukozasoni aya bita porno. Ndetse kandi bayareba harimo na mwarimu mu ishuri. Aya mashusho akaba ari aya Baritazari Ebanga Engoga wabaye ikimenya bose nyine mu minsi ishize. Aba banyeshuri rero 5 bigaga mu ishuri rya Lycée Kamangara ryo mu gace nyine ka Warungu muri Kivu ya ruguru, birukanwe nyine nyuma yo gufatwa bareba amashusho y'urukozasoni. Ni icyemezo rero cyafashwe n'akanama gashinzwe imyitwarire mu ishuri, kicaye kagafata icyemezo kuri iki kibazo cy'aba banyeshuri bigaga mu mwaka wa 3 mu ishami rya Kamasho Management. Raporo rero yirukana aba bana igira iti: bariho bareba amashusho y'urukozasoni kuri telefoni y'umwe muri bagenzi babo ku isaha ya 6 ubwo mwarimu yarari kwigisha. Iri shuri kandi aba bana bigagamo risanzwe ari rya Kiliziya Katolika, risanzwe riri mu mashuri meza mu ntara ya Kivu ya ruguru, aho risanganywe amahame ngengamyitwarire agenga abanyeshuri akarishye. Ndetse amakuru rero ndetse dukesha umunyamakuru ukorera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo waduhaye aya makuru, akavuga ati Kigali CNN reka mbahe amakuru ari kuvugwa hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Umunyamakuru witwa nyine Justin Kabumba, ndetse iyi nkuru ikabaye nanone yaje no kugarukwaho ni kinyamakuru nyine cya TV10 TV10 nyine dotirwa. Uyu nyine akaba yakomeje avuga ko amashusho y'urukozasoni yariho nyine arebwa n'aba banyeshuri 5, arimo nyine 5 nyine arimo nyine aya Baritazari Ebanga Engoga uherutse guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga nyuma yuko hatahuwe nyine amashusho yagiye afatwa ubwo yabaga ari gukorana imibonano mpuzabitsina n'abagore 400 barimo n'abayobozi bakomeye hariya muri Guinée Equatoriale. Amashusho rero yagaragajwe n'uyu munyamakuru ubwo ubuyobozi bw'iri shuri nyine bwirukanaga aba banyeshuri, birukaniwe imbere y'imbaga y'abagenzi babo, hasomwe amazina yabo. Ubundi uwayasomaga avuga ko birukanywe iyi myitwarire nyine idashobora kwihanganirwa yo kurebera amashusho y'urukozasoni mu ishuri, harimo n'umwarimu ari gutanga amasomo. Ngayo nguko ibiri kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone nakongera kubabwira ko nanone perezida wa Mozambique Filipe Nyusi yatangaje ko inkunga umuryango w'ubumwe bw'i Burayi wemereye ingabo z'u Rwanda nyine ziri mu butumwa bw'amahoro mu ntara ya Cabo Delgado izafasha nyine igihugu cyabo kubona umutekano. Iyo nkuru irambuye mushobora kuyisanga ku kinyamakuru igihe.com. Iki nanone nababwira nuko umunyabigwi w'umunya-Brazil Ronaldo Luis Nazario de Lima yatangaje ko agifite inzozi zo kuyobora ishyirahamwe rya ruhago muri icyo gihugu, kuko hari impinduka ashaka kuzana mu mupira iwabo. Uyu mugabo kandi afite imigabane myinshi mu ikipe ya Rio Valladolid yo muri Espagne nyine. Ni Kigali CNN rero ubwira ni kanda subscribe kugira ngo tubane mu yandi makuru ari buze kuza akurikira aya ngaya, ndetse ukane n'inzogera kugira ngo ubu wa mbere mu kuyabona, ndetse kandi usharinge n'aya makuru abandi bantu kugira ngo
ngo agere ku bantu benshi. Ciao ciao rero, nkomeje kubifuriza umunsi mwiza, amahoro y'Imana nahorane namwe. Yes, Kigali CNN rero mwongeye kuramuka n'amahoro, igitondo cyiza abaduteze amatwi, abari mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, ndavuga iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, cyane cyane abari mu mujyi wa Kigali mutajya muhwema kutwereka ko turi kumwe 5 kwa 5. Mbifurije amahoro y'Imana. Turagarutse rero mu yandi makuru none ku itariki 22 ukwezi kwa 11 2024. Ni inkuru rwose ikomeye cyane iri kubica bigacika itugezeho nonaha, iri kuvugwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abanyeshuri barebeye mu ishuri amashusho y'urukozasoni ya Baritazari. Uyu akaba yarabaye rwose icyamamare ku rwego mpuzamahanga, niba ariko nabivuga mu minsi ishize, bitewe nuko yavuzweho gusambana n'abagore bagera kuri 400, harimo n'abagore b'abayobozi bakomeye, harimo benshi mbega bakomeye muri kiriya gihugu nyine, aho nyine ubungubu inkuru igezweho noneho ari amashusho yasakaye ahantu hose, bikaba byamaze kugera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyeshuri 5 bo mu ishuri rya Kiliziya Katolike ryo mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birukanywe ndetse banirukanwa burundu kubera kurebera amashusho y'urukozasoni aya bita porno, ndetse kandi bayareba harimo na mwarimu mu ishuri. Aya mashusho akaba ari aya Baritazari Ebanga Engoga wabaye ikimenya bose nyine mu minsi ishize. Aba banyeshuri rero 5 bigaga mu ishuri rya Lycée Kamangara ryo mu gace nyine ka Warungu muri Kivu ya ruguru, birukanwe nyine nyuma yo gufatwa bareba amashusho y'urukozasoni. Ni icyemezo rero cyafashwe n'akanama gashinzwe imyitwarire mu ishuri, kicaye kagafata icyemezo kuri iki kibazo cy'aba banyeshuri bigaga mu mwaka wa 3 mu ishami rya Kamasho Management. Raporo rero yirukana aba bana igira iti: bariho bareba amashusho y'urukozasoni kuri telefoni y'umwe muri bagenzi babo ku isaha ya 6 ubwo mwarimu yarari kwigisha. Iri shuri kandi aba bana bigagamo risanzwe ari rya Kiliziya Katolika, risanzwe riri mu mashuri meza mu ntara ya Kivu ya ruguru, aho risanganywe amahame ngengamyitwarire agenga abanyeshuri akarishye. Ndetse amakuru rero ndetse dukesha umunyamakuru ukorera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo waduhaye aya makuru, akavuga ati Kigali CNN reka mbahe amakuru ari kuvugwa hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Umunyamakuru witwa nyine Justin Kabumba, ndetse iyi nkuru ikabaye nanone yaje no kugarukwaho ni kinyamakuru nyine cya TV10 TV10 nyine dotirwa. Uyu nyine akaba yakomeje avuga ko amashusho y'urukozasoni yariho nyine arebwa n'aba banyeshuri 5, arimo nyine 5 nyine arimo nyine aya Baritazari Ebanga Engoga uherutse guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga nyuma yuko hatahuwe nyine amashusho yagiye afatwa ubwo yabaga ari gukorana imibonano mpuzabitsina n'abagore 400 barimo n'abayobozi bakomeye hariya muri Guinée Equatoriale. Amashusho rero yagaragajwe n'uyu munyamakuru ubwo ubuyobozi bw'iri shuri nyine bwirukanaga aba banyeshuri, birukaniwe imbere y'imbaga y'abagenzi babo, hasomwe amazina yabo, ubundi uwayasomaga avuga ko birukanywe iyi myitwarire nyine idashobora kwihanganirwa yo kurebera amashusho y'urukozasoni mu ishuri, harimo n'umwarimu ari gutanga amasomo. Ngayo nguko ibiri kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone nakongera kubabwira ko nanone perezida wa Mozambique Filipe Nyusi yatangaje ko inkunga umuryango w'ubumwe bw'i Burayi wemereye ingabo z'u Rwanda nyine ziri mu butumwa bw'amahoro mu ntara ya Cabo Delgado izafasha nyine igihugu cyabo kubona umutekano. Iyo nkuru irambuye mushobora kuyisanga ku kinyamakuru igihe.com. Iki nanone nababwira nuko umunyabigwi w'umunya Brazil Ronaldo Luis Nazario
Derima yatangaje ko agifite inzozi zo kuyobora ishyirahamwe rya ruhago muri icyo gihugu kuko hari impinduka ashaka kuzana mu mupira iwabo. Uyu mugabo kandi afite imigabane myinshi mu ikipe ya Rio Valladolid yo muri Espagne nyine. Ni Kigali CNN rero ubwira ni kanda subscribe kugira ngo tubane mu yandi makuru ari buze kuza akurikira aya ngaya, ndetse ukane n'inzogera kugira ngo ubu wa mbere mu kuyabona, ndetse kandi usharinge n'aya makuru abandi bantu kugira ngo agere ku bantu benshi. Ciao ciao rero nkomeje kubifuriza umunsi mwiza, amahoro y'Imana nahorane namwe.